habayeho umunsi w'ishimwe mu ijuru. Yesu yitanga agere mu isi, yaje kubyarwa n'umwari utunganye, Mariya abyara umwami wanjye. Maze Elizabeti yuzura umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati mu bagore urahiriwe, n'imbuto iri mu nda yarahirwa. Mbese ibi nabikesha iki? Kugeranya na mwami wanjye agendereye. Kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Yesu wansigaye ngukunda, sigaye ngukunda Yesu nkunda, sigaye ngukunda kurusha byose, sigaye ngukunda nkabura uko mbivuga. Yesu wanjye sigaye ngukunda gushima cyane, sigaye ngukunda ko utabaraye mu kaga, imfubyi yapfakaza ukaba hafi, wazuye abapfuye birandenga. Yesu ukora ibikomeye bikantangaza cyane. Yesu wanjye sigaye ngukunda gushima cyane. Ubwo umwana Satani yatwishimaga hejuru disi, inama mu ijuru iterana ubwo ngubwo, yewe n'Imana Data yaduhanze na Mwuka Wera Muziranenge dufasha muri byose, bajya inama yo kudutabara shenge, wowe kudutabara buri ubwo ngubwo. Yesu wacu ati nitanze dawe, kuko umuvandimwe mwiza avukira akura abandi mu byago. Yesu wansigaye ngukunda gushima cyane. Wari umunyacyubahiro mu ijuru wawe, utuje cyane guwe neza, mu bwami bwawe uri umwami bwami, ariko yicisha bugufi uza mu isi mbi rwose. Yesu wadukuye mu mazi abira turagushima disi shenge disi, kuko umuvandimwe mwiza avukira akura abandi mu byago. Yesu wansigaye ngukunda gushima cyane. Nasomye muri Yohana 3:16 babimbwira neza ati, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira mwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ubwo Yesu yemera kwitanga shenge, yitanga atitangiriye itama, aho twitangira biratinda, atinzwa no kutwitangiza amaraso y'igiciro cye disi shenge disi, kuko umuvandimwe mwiza avukira gukura abandi mu byago. Yesu wansigaye ngukunda gushima cyane. Sibwo inkuru ibaye impamo ku mugaragaro izuba riva, sibwo tugabe ubugingo ku maraso ya Kristo, nuko tukubwa neza kubwo mwami udukunda cyane, nuko dutera hejuru duti, Yesu warakoze kuba tugize abana b'Imana disi shenge disi, kuko umuvandimwe mwiza avukira gukura abandi mu byago. Yesu wansigaye ngukunda gushima cyane. Ubwo umuririmbyi yuzura amashimwe ari ubwo ngubwo ati, iteka nagendaga emerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Nandi gushimye ko wankunze Yesu, ukankunda cyane ntabizi rwose, ukantunesha nka shashenge, nkagubwa neza kuva nkumenye Yesu. Yesu wansigaye ngukunda gushima cyane. Nakomeje kwibaza ibibazo byinshi, nibaza nti, iyo uza kuza ushaka abakize cyane, abatunze cyane akariwe uza utoranya, abakomeye cyane akariwe uza ushaka, iyo utagira shinge na rugero nari kubona se shenge disi, ariko ntibikoze kuko urukundo dukunda. Yesu wansigaye ngukunda gushima cyane. Utababara bikandenga cyane, ukita kuba bikantangaza cyane, wazuye abapfuye birandenga. Yesu ukora ibikomeye bikantangaza cyane. Yesu wansigaye ngukunda gushima cyane. Warantabaye ndi ntabwo mu bandi bose nsuzuguye cyane, cyane cyane ubukene bunyishe cyane, inzara ari yose warangaburiye, sinzabagirwa na rimwe. Ndagushima Yesu nkunda. Mu ntambara urampisha ntibanyica Yesu, indwara ziraza ngo zinyice uranyimana Yesu, ukomeza kumpisha amahema. Ndagushima Yesu. Yesu koko uri umurinzi urinda neza aho disi shenge disi, aho wimanye turagupfukamye turagushima cyane. Amashimwe yuzuye umutima wanjye ndashima cyane. Ndashima cyane umwami Yesu dukunda cyane, udatoranya ku butoni nk'abandi shenge, aho wimanye turagupfukamye turagushima cyane.
yarantabaye mu bihe bikomeye, mu bihe by'akaga ingabo nyinshi zirandwanira biratinda rwose mva mu butindi, ubu ndakomenda umusore uhamye umwami Yesu. Bavandimwe banjye muzi Yesu, yarabatabaye bibagaragaraho mu maso murakeye ko mwamenye Yesu. Nimufashe tumushime tumuvuge imyato, abatarabamenya bamumenya baruhure nkatwe disi shenge disi. Yemwe warukira baremere muze muruhukire muri Yesu, mumuture byose bibaruhije shenge, kuko n'umwami ushoboye byose udukunda cyane. Ndi umusizi ushima utakiri Imana, ntakiri Imana Jean Paul. Nasomye ku musaba w'ubusizi bigatuma njya ubusizi, gasigira inama abahanga mu guhanga, tugahanga twamamaza ubuhanga bw'uwo mwami Yesu mu guhanga ijuru n'isi. Tukamupfukamira bigatinda, ati niwe mwami w'abami ibihe byose iteka ryose, niwe mwami w'abami ibihe byose iteka ryose. Iteka nagendaga remerewe n'ibyaha, ntiyagira ikibasha